abana nibaze hano imbere turirimbana indirimbo ya 296 mu gushimisha Imana. Ikintu cyambere shimiye Imana nuko twese turi hano duhumeka umwuka w'abazima. Hari abatabashije kugera ngaha ariko twe twahageze, suko turi beza, suko hari icyo twahaye Imana uretse umutima wacu gusa. Ko turi hano ni imbabazi z'Imana. Ikintu cyambere shimiye cyane, shimiye ubuyobozi bw'itorero bwatekereje kino gitekerezo cyo kuvuga ati reka abana nabo bagaragaza ibyo bashoboye mu murimo w'Imana. Nashimira n'Imana yo kuba mpagaze ahangaha ndi kuvuga iby'Imana. Nashimira n'Imana no kubikomeza kundinda mu myigire n'andi mashimwe yose nyeretse Imana. Haleluya, haleluya. Nitwa Mtonatani, nsengera hano. Nshimana ko yamaye ababyeyi bankunda, nshimana ko mbona amanota meza ku ishuri. Turashima Imana. Umwanya nk'uyu wabaga ari umwanya wo kuramya no guhimbaza, ariko kubera ko ari umunsi wacu abana, uyu ni umwanya wo kubereka impano twibitseho. Murakoze cyane. Turahamagara Keoni na Etane, bafite imivugo, baragera hano bavuga atangindutse imivugo yabo, kandi turamenyesha ko tumaze kwakira umushyitsi w'abana. Ibyo atuzaniye, agaseke yatuzaniye murakabona mu kanya. Hari abasanzwe bamuzi, bashyira ukuboko hejuru. Abasanzwe bazi uyu mwana, twasabaga na papa ko yagera hano. Nitwa Ndikumukiza Jesse Samuela, nishimiye kubamenya mwese. Yesu ashimwe. Yego, twishimiye kuba muri iki gitaramo, ubutumire bwiza bw'umuvandimwe Sam. Mwakoze cyane, Imana ibamugisha. Nanjye nitwa Ndikumukiza Samuel. Yego. Tugiye gutangira tubereka impano, hanyuma mudushimire ibyo dushoboye. Nidukura tuzasumbya. Haleluya. Nitwa Gajwete, nkaba nsengera hano. Ndatabana, ndatishuri, ndatubwenge, ndatubwonko, ndatabarezi. Mwe mudutoza kuvuga ibyiza binyura bose igihe gikwiye iteka ryose. Tuvuge oya kuba ibi byose, iminwa yacu yarantotezera amatiku. Twubahe bose intebe y'ishuri b'umutoza utoza iteka ubupfura iteka. Amen. Haleluya, haleluya. Nitwa iri kumwe natwe Cyusa Keoni,
ndi umukristo muri iri torero. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, nimumumera amashyi. Ni igiti cy'inganzamarumbo, sambi itarumba, ubwugamo bw'umugabo, yatsindiye isoko ryo kuturengera, nimumwongera andi mashyi. Yagiye ku musaraba, arabambwa, arapfa, arazuka, ajya mu ijuru, none natwe azagaruka kutujyana, nimumumera icyubahiro. Yari umusizi, iri kumwe natwe, Cyusakewuni. Imana ibaho umugisha. Hanyuma dukurikijeho uriya mwana w'umushyitsi aze aturirimbire, abandi bacu barakomeza hanyuma. Iyo njyane
kunshakira umwanya tuganire. Mubyeyi utamenya gutunga abiwe bose, arutwa n'utizera Imana yamuremye. Inshingano mufite nukuturera neza, ngo dukure neza tubahesha ishema. Papa nzi kunkunda, mama nzi kunkunda, kandi ibyo untekerezaho bimfitiye umumaro. Ariko mu byo ukora wibuke kunshakira igihe, wibuke kunshakira umwanya tuganire. Papa nzi kunkunda, mama nzi kunkunda, kandi ibyo untekerezaho bimfitiye umumaro. Ariko mu byo ukora wibuke kunshakira igihe, wibuke kunshakira umwanya tuganire. Papa nzi kunkunda, mama nzi kunkunda, kandi ibyo untekerezaho bimfitiye umumaro. Ariko mu byo ukora wibuke kunshakira igihe, wibuke kunshakira umwanya tuganire. Ndi Kumukiza Jesse Samuel niryo zina ryanjye. Haleluya. Mwamukunze Ndi Kumukiza, mukomere Yesu amashyi kubwe. Yesu aguha umugisha. Haleluya. Aririmba ni mumurebe namwe, uyu yaba umubyeyi gito se? Ntago bishoboka, ntago bishoboka. Umuntu igihugu gikeneye, umukobwa igihugu gikeneye, itorero rikeneye, akwiye gukura nk'uyu. Imana ishimwe. Haleluya. Papa wa Ndi Kumukiza turagushimira cyane kuko wemeye kudutera iteka. Hanyuma ndumva nifuza ko tumusaba indi ndirimbo. Afite indi ndirimbo. Yes. Yemeye kuturirimbira indi ndirimbo imwe. Hanyuma rwose ndaza gusaba Vivensi, hari ibintu twavuganye, abe yitegura amaze kuririmba iyi ndirimbo imwe, ndababwira ikindi kintu tugiye gukora. Kandi rwose ufashwa ahaguruke, n'ufashwa yicaye ntacyo akomeze yicare, byose biremewe mu nzu y'Imana. Ariko abana bo bahaguruke, muhaguruke. Yes, urabona bari abana bose bagukunda. Ushimwe, ushimwe, wowe uri Imana ibereye amashimwe. Ushimwe, ushimwe, wowe uri Imana ibereye amashimwe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, icyubahiro kibi cyawe ibihe byose. Ibyo uvuga byose ni ukuri, imirimo yawe irabihamya, nanjye ubwanjye ndi umuhamya uko ubihamya. Ibyo wasezeranije warabikoze ni ukuri. Ushimwe, 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 wowe uri Imana ibereye amashimwe. Ushimwe, ushimwe, wowe uri Imana ibereye amashimwe. wanejeje umutima wanjye
umara umubabaro n'agahinda n'intimba nari mfite, uhindura amashimwe. Akanwa kanjye wakujuje indirimbo, ushimwe ushimwe ushimwe. Nzavuga kugira neza kwawe, nzavuga imbaraga zawe, uri Imana yo kwizerwa, ushimwe ushimwe ushimwe. Wowe uri Imana ibereye amashimwe, ushimwe ushimwe. Wowe uri Imana ibereye amashimwe, ushimwe ushimwe. Wowe uri Imana ibereye amashimwe, ushimwe ushimwe. Wowe uri Imana ibereye amashimwe. Yesu aguha umugisha nanone, kuko waje mu nzu y'Imana uhasanga abashumba. Nsabe abashumba mwese muri hano muze muyigemo hariya, dusengane n'aba bana, hanyuma noneho mubanze mushyikirize impano. Iyi foto rwose ndizera ko mu ijuru bari buze kuyinezererwa. Abashumba, abana batoya bansange, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abana bato, ngo kandi nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru adafite umutima nk'uw'umwana, kuko aba bana nta kibi kibarimo, aba bana nta shyari, aba bana nta nzangano, aba bana nta bibi bibarimo, imitima yabo imeze nk'iy'abamarayika. Mwami, natwe twifuza kuba nk'abana, niyo mpamvu wavuze ngo mureke abana bato bansange. Uyu munsi Mwami duhagararanye n'aba bana bo muri paruwasi ya Kigali ndetse n'uyu mwana w'umushyitsi, turabasengeye mu izina rya Yesu. Mana, twabonye hari abafite impano zitandukanye, ariko Mwami reka impano zabo zake, kandi mu izina rya Yesu zakire kugukorera umurimo. Abaririmbyi Mwami, impano zabo zake mu izina rya Yesu. Mana, bazaririmbe kandi mu izina rya Yesu indirimbo zabo zizagere ku bantu bose, abo zizageraho Mwami bazahindurwe n'izo ndirimbo. Harimo abazakama bavuga butumwa, twabonye abayobora, twabonye amasengesho, harimo abacuranzi, harimo bose mu izina rya Yesu. Mana Data, bose turabasengeye kugira ngo impano watanze mu buryo butandukanye mu izina ryawe Mana zikomeze kwaka muri aba bana, kandi bazaba abakozi bawe b'umumaro, bazaba abakozi bawe bo guhamya, bazaba abakozi bawe kubwiriza ubutumwa bwiza, bazaba abakozi bawe Mwami mu gihugu cyacu, mu itorero ryacu ndetse no ku isi yose bazagukorere. Kandi Mwami urakoze Yesu, tugukomeye amashyi menshi kubwo uyu munsi mwiza waduhaye, tumaze kuturemamo ibyishimo mu izina rya Yesu, amen. Yesu abahe umugisha abana bacu. Hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Bedesi.
yesu amubona amaze igihe kirekire arwaye ati dansa ubwo ndeba niba ndi baje bamwe bakabatera ku mazi njyewe musigara maze yesu aramubaza ati ese ufite kwizera aramubwira muhirwa twebwe aramubwira muhirwa ubushobozi bwe ati niko ikorera umuriro w'ijyane yesu we urashoboye yesu we urashoboye uyu mwana sara we urashoboye yesu we urashoboye haleluya. ubwo nzaba ndi mu bitotsi byinshi mfite intege nkeya n'umunaniro ariko ninumva ijwi ryawe yesu we nzitaba ni karame. ubwo nzaba ndi mu bitotsi byinshi mfite intege nkeya n'umunaniro ariko ninumva ijwi ryawe yesu we nzitaba ni karame 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 karame. ibi ntibyambuza kukumva, ibi ntibyambuza kugukorera, ibi ntibyambuza gukora icyo ushaka yesu we nzitaba ni karame. ibi ntibyambuza kukumva, ibi ntibyambuza kugukorera, ibi ntibyambuza gukora icyo ushaka yesu we nzitaba ni karame 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 karame. amakuba naza umubiri nawo ugacika intege nzakambakamba nzakambakamba maranira kugira ngo nkubahishe nzitaba ni karame. amakuba naza umubiri nawo ugacika intege nzakambakamba nzakambakamba maranira kugira ngo nkubahishe nzitaba ni karame 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 karame. dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge bwinshi asumbe abandi, azashyirwa hejuru akomere cyane nk'uko benshi bamutangarira, kuko mu maso he hononekaye ntihase n'ah'umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. uko niko azaminjagira amahanga menshi, abami bazumirizwa imbere ye, kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvishe bazakimenya. mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. 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 Amazina yanjye ni Mugwiza Jessica, nkaba nifuje kubasangiza rino jambo riboneka mu Baheburayo igice cya 11 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 2. Haravuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bizaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. mwakire neza ijambo ry'Imana. Nitwa Ineza Teta Binta, nkaba naturutse kuri Ebel Ruyenzi. Ngiye kubabwira iri jambo mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. This is that may be well with you and you may live a long time. Mu Kinyarwanda, Abefeso ibice 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 haravuga ngo bana mujye mwumva ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere riri mu isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya.
amazina yanjye nitwa Neza Prince nkaba nifuje kubagezaho n'umurongo wo muri Bibiliya. Abaroma ibice 10:9 haravuga ngo niba watuze akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizana mu mutima yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Haleluya. Nitwa Mana Rivashuka nkaba naturutse kuri Eberi Ruyenzi. Le premier Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas de cas Dieu est mort. Haleluya. Nitwa Umwari Jennifer nkaba naturutse kuri Eberi Ruyenzi. Nkaba ngiye kubasangiza ijambo riri muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5. Haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro. Ikasaje akaburana hano mbere kandi mwavuga kutakunda Imana kuko Imana ari urukundo. Haleluya. Nitwa Akanyange Kera Kesa kansanja kuri Eberi Ruyenzi akaba nshaka kubasangiza n'umurongo wo muri Bibiliya. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Haleluya. Amen. Nitwa Thank you Jesus Denise nkaba naturutse kuri Eberi Ruyenzi nkaba nshaka kubasangiza rino jambo. Zaburi ya Dawidi 23 haranditse ngo kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 haranditse ngo Uwiteka ni wo mungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma ansubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Barakoze cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tumenyereze umwana inzira akiri muto azarinda saza atarayivamo. Nitwa Mushimiyimana Dorokasi nkaba nsengera Ishyorongi nifuje kubagezaho indirimbo. Ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane mfite umugeri mwiza agenda agira neza arawunda ndabizi ijwi rye ndagitaba ajyanyahura neza nanyicana nkubita kandi angenza buhoro agira neza niyo nabizi inyota acora amazi meza sinyitinya noneho ndi mu nama za Yesu igihe nikigera azanyura mu rugo nzagira umunezero n'ubukene bwa Yesu. Haleluya. Twifuje kubagezaho ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze
isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Zaburi ya 23 haravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Abana bakunze nkuba nka Dawidi ngo Uwiteka niwe mwungeri wacu. Imana ishimwe cyane. Tugeze mu mwanya rero tubereka ko tuzi no kwita ku muco wacu, turirimbira Imana, tubyinira Imana. Muradufasha turaririmba indirimbo ya 151 igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatanu, n'icya mbere n'icya nyuma, hanyuma intore zacu zize zitubyinire. 151 mu gushimisha munsi y'umusaraba. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Baraka, nkaba nsengera muri ino torero, nkaba ngiye kubagezaho ijambo ry'abana. Mu izina ry'abana bose dusengera hano turashima Imana cyane. Turashimira ubuyobozi bw'itorero buhora butuzirikana bukatwitaho. Turashimira by'umwihariko icyizere mutugirira mukatwemerera kuza hano imbere yanyu. Turashimira kandi ababyeyi bakuru bacu badufasha buri munsi kugira ngo tugere hano imbere y'Imana gusenga. Turashimira cyane abarimu bacu ba Sunday School
ko hari kutwitaho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Twakire Pasiteri Bosco. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nari ngiye kubaza ngo hari uwafashijwe nk'uko nafashijwe, ariko mwese mwafashijwe, byaryoshye. Ni byiza ko abana bakora umurimo mwiza. Abayobozi b'itorero turabashimira cyane 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 cyane. Umwana uvuye aha aravuze ngo mu izina ry'abana ba hano barabashimira, ariko si n'aba hano gusa, turashimira rwose mu izina ry'abana bo mu matorero yose ya UEBR aho ari mu gihugu. Turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza mwatekereje kugira ngo abana nabo baronke umwanya. Imana ibahe umugisha. Igitumye dufata uyu mwanya twagira ngo tubagezeho mu ncamake ibikorwa n'impamvu y'iki gikorwa, ubwo umuyobozi wanjye ari buze kubisobanura mu buryo bwimbitse. Ariko impamvu y'iki gikorwa mwabonye nyine ni ukugira ngo abana nabo bagire umwanya wo gukora kandi impano zabo zigaragare. Byatangirijwe hano i Kigali, ariko ni ukugira ngo binakwire n'ahandi. Abanyarwanda baravuga ngo umwere uturutse ibukuru ukwira hose. Niyo mpamvu rero itorero, umuyobozi w'itorero mukimara kuduha izi nshingano kugira ngo duhagararire ibikorwa by'abana mu itorero, hari ibyo twatekereje kandi dushimira ko mwabyakiriye mukatwemerera ko twanabiha n'abandi rwose bose bigenewe. Icyo twifuza cya mbere twabagejejeho kandi kituraje ishinga nuko abana bacu bagira imfashanyigisho zo kubafasha, bakajya biga mu buryo bw'ibyiciro, uko imyaka yabo ingana bakajya biga. Ikindi nuko dukeneye n'abarimu bo gufasha abo bana mu byiciro. Kandi tukiri aho rwose nahoze mbona mukoma amashyi, mwongere muyakome ku bw'abarimu bitanga bakigisha bariya bana. Hari igihe njya mu bana ntabwo ari umuntu wese wapfa kwigisha abana, ariko abarimu bitanga mwabonye uko bahagararana nabo. Buriya ariya amashyi mwakomaga hatari bariya abarimu ntabwo byagenda uko byagenze. Turabashimira, turabashimira aba hano, abo ku mashuri rwose n'abashumba bacu turi kumwe, muzadushimire bariya barimu. Hanyuma ikindi cya gatatu turaje ishinga mu bijyanye n'ibikorwa by'abana mu itorero. Kambabwire hano i Kigali biroroha, ariko mutekereze nk'umwana w'Inyamasheke hirya hafi y'Ikivu mu cyaro, mutekereze uwa Nyaruguru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ibi mbibabwiye kubera iyihe mpamvu? Nigeze kujya gusura abana mu itorero rimwe, noneho ndababaza ngo mwifuza ko ku munsi w'abana mwarya iki? Umwana umwe aravuga ati amakaroni, undi aravuga ngo keke ntiyanayivuze neza, nuko twagerageje gucishiriza ariko twumva arashaka kuvuga keke. None i Kigali rero ho birashoboka keke muri anniversaire cyangwa na hano turazikata bikaryoha, ariko twifuza ko mu matorero yacu yose tuzajya tugira umunsi w'umwana, tuwita umunsi wa Noheli usanzwe ukorwa, ariko noneho turifuza ko wajya uba ubera igihe kimwe mu matorero yacu yose. Muri uwo munsi w'abana hagakorwa iki? Hagakorwa igikorwa cyo kumurika impano zabo kuri buri torero. Hanyuma abana bagerageje kugaragaza rwose ko bafite akazoza kurusha abandi bakitabwaho, bagafashwa kugera ku rwego rw'uko impano zabo zanamurikirwa abandi bose. Peter yahoze akivuga, kiriya wahoze uvuga rwose turagitekereza ko hari igihe bizagera
buriya nuko twabonye abahana i Kigali, ariko ugeze Nyaruguru wahasanga naho hari abana bafite impano mu kuririmba. Turifuza rero ko indirimbo z'inyaruguru zazageraho ab'i Kigali bakazibona mu buryo bworoshye, ab'i Nyamasheke bakazibona mu buryo bworoshye. Ni uwo munsi w'abana nicyo uzaba ugamije, hanyuma y'uko kumurika impano no gusabana bagasoza banasangira amafunguro yabo. Ibyo rero ntabwo bisaba ubushobozi bw'amafaranga. Mushumba, mu buryo bwo gushaka amafaranga twatekereje ikintu gishobora gufasha abana bacu mu matorero yose. Hari momo, kandi ibi twabitekereje nyuma y'igihe. Mbese reka mbabwire, turi mu nzu y'Imana, umwuka yabiduhishuriye turi gusenga pe. Twari kumwe n'umushumba umwe ntavuze dusenga, hanyuma icyo kintu kiraza nk'igitekerezo, ariko dushaka uburyo twakigorora, ariko twumva gishobora gukunda. Dutekereza momo cash, ya kode yitwa iy'abana muri Eberi. Dusaba ubuyobozi, ntabwo ari ugupfa kuyibona gutyo, baduha ibyangombwa bisabwa, dufunguza momo y'abana. Iyi momo y'abana ijyaho amafaranga guhera ku ifaranga rimwe. Ifaranga rimwe ari igihe umuntu asigaza amafaranga kuri telefone agasigara habiri cyangwa rimwe akabona nta nicyo yakoresha. Twifuza ko rwose wajya uyasunika kuri iyo momo. Icyaye amafaranga usunitse uri Kigali, ntabwo uyasunikiye gusa abana bari hano i Kigali, uyasunikiye n'abana b'i Nyaruguru, uyasunikiye n'ab'i Nyamasheke, uyasunikiye n'ab'i Kibungo. Kuri wa munsi w'abana ngarukamwaka tuzajya tureba amafaranga ari mu kigega y'abana, hanyuma turebe kuri buri paruwasi uko tugenda duhereza buri paruwasi, mu rwego rwo kugira ngo uriya munsi w'abana ugende neza. N'abarimu babo ubuyobozi bw'itorero bwatekereje ko kuri uwo munsi w'umwana nibura hajya hagira, ntabwo ari impano nini, ariko akantu ko kubashimira ko bakora uyu murimo mwiza. Nkunze ko mu gikomeye amashyi. Mushumba, nahoze mbona abantu bakomeza gukora umurimo w'Imana. Iyo momo code nimureba kuri izo ntebe murayibonaho, no ku mashuri hose twarayohereje, n'abaregionari ndumva mwarayibonye. Tunasaba ko aya maturo y'abana bakusanya buri cyumweru, niba batuye igiceri cy'ijana kuri iriya momo code, bamaze guteranya ukwezi, tuvuge ko mu kwezi batuye amafaranga 400. Iyo batuye amafaranga 400, baduhaho 3% y'ayo 400 bakayashyira kuri iyo momo yabo y'abana, andi bakayakoresha mu mirimo n'ubundi basanzwe bakora. Ayo mafaranga baduhaye ni ukuvuga niba ari 100 baduha 3, bagasigarana 7. Aya 3 iyo tuyakusanije muri cya gihe cy'umwaka azagenda n'ubundi asubira mu bikorwa byabo, ni nko kuyababikira kuri kiriya kigega cyabo. Kandi kugeza ubu twahereye ku ifaranga rimwe. Iyo momo igifungurwa, umuntu wa mbere yashyizeho ifaranga rimwe kugira ngo agerageze ngo arebe ko bikunda, ariko ubu tumaze kugiraho 130. Ubu iyo momo imaze kugiraho 130, kandi ni abantu bayatanga. Njya mbona abantu ba hano bakora umurimo w'Imana, uko utanze uhita ubona ubutumwa bugufi bukubwira ngo inkunga yawe irakiriwe kandi igeze aho igomba kugera kandi izakoreshwa neza. Nyakubahwa rero umuyobozi wacu, nibyo dutekereza, kandi turifuza ko n'ubundi nk'uko mwatangiye kubidufashamo mwakomeza kubidufashamo, kugira ngo tubone abana bacu rwose bakomeza gushayininga. Mwabonye ko bafite impano zihambaye rwose, barimo abavugabutumwa, barimo abaririmbyi, barimo abayobozi, yewe barimo no gutumira Imana ikaza igakorera mu iteraniro. Urumva ko izo mpano zose tuzifite. Mu magambo make rero, mushumba mukuru, nicyo twumvaga turi buvuge, kandi tunasaba n'ababyeyi. Ababyeyi muzana abana, ushobora kubishyurira amashuri ahenze ukabaha ibyangombwa n'ibya mirenge, ariko ahantu ho kwingira indangagaciro ni muri Sunday School. Ni ubuntu kubazana, yewe niyo ufite gahunda ushobora kubatugereza hano ku cyumweru bakagumana na mwarimu wabo, wava muri gahunda zawe ukaza ukongera ukabafata, iteraniro rirangiye ukabacyura. Twebwe tuzajya tubafata nshaje, abana wabatuzanira ukabashyikiriza mwarimu wabo, ukagenda ukaza kuza kubacyura iteraniro rirangiye. Rwose iyo service tuzajya tuyibaha. Ndashoje, kandi nshimira cyane nanone abantu bakomeje gushyigikira ikigega cy'abana. Umwami Imana akomeze abatera inkunga namwe. Mushumba, nagira ngo mbakire
namwe mugire icyo muvuga kuri uyu munsi. Imana ibaha umugisha. Atambuka mukoma amashyi. Aka gatabo murakabona? Nabonye umuntu ukibuka umushumba nkomeje indirimbo zose azizi mu mutwe na nimero. Aka gatabo ni ak'abana karimo indirimbo z'abana. Twari twarakabuze kubera jenoside yadutwaye ibintu n'abantu, natwo twaragiye, ariko tugira umugisha ku Ruhuha batubonera agakopi. Twongera umukoma amashyi mushima Imana. Twongera kubona udukopi rero. Ubundi buri mubyeyi yakabaye atunze aka gatabo mu rugo, akajya aririmbana n'abana, ndetse turifuza ko na buri shuri rigira aka gatabo, ndetse byaba byiza buri cyiciro cy'abana kikagira aka gatabo. Rero mu rwego rwo kugaprintinga bidusaba amafaranga. Ubwo rero babyeyi bashumba, utu dutabo tutugire ku maparuwase yacu, kandi kagura amafaranga atari make cyane ariko atari na menshi, n'ibihumbi 5. Ukaba utwaye ubutunzi buzafasha abana n'abazabakomokaho. Imana ibaha umugisha. Turahari, uwadushaka yatubwira tukakamuha. Imana ibaha umugisha. Arakoze cyane umuyobozi w'abana ku rwego rw'igihugu, kandi turashima Imana ko turi kubona icyerekezo cyiza cya Sunday School. Twifuje ko uyu munsi waba ku rwego rw'igihugu ukabera hano. Niyo mpamvu abaregionari twabatumyeho ndetse n'abagize akanama k'abakuru kugira ngo bibe umuhango wemewe, kandi uhereye uyu munsi abaregionari n'amaparuwasi bahagarariye bagende nabo babishyire mu bikorwa, kandi tuzabaka raporo. Turashima Imana rero yuko kimwe mu byo dushimiraho Imana nuko kiriya gitabo cy'indirimbo twabashije kukibona. Mu by'ukuri harimo indirimbo abantu mwagiye mujya muri Sunday School mbere ya jenoside, murabizi ko ziriya ndirimbo n'umwimerere w'ababatista. Haleluya. Ziriya ndirimbo n'umwimerere w'ababatista. Umuntu wayijemo nyuma ntabwo azizi, ariko abantu bazize barazikumbura. Nanjye nari ndi mu bantu bajyaga bazikumbura. Dushakisha uburyo bwose twabona kopi, tugize Imana turayibona, ndetse tuyijyana muri imprimerie bayidukoreraho, kandi turashima Imana yuko ubu ngubu dufite ibitabo bingana n'amaparuwasi yacu yose uko angana. Abaregionari baraza kuzitahana, ariko twifuza ko n'ubundi zikomeza kwiyongera zikagera no kuri buri shuri. Rwose bikazava mu ishuri noneho bikagera mu ngo. Ababyeyi murasabwa gutunga kiriya gitabo. Umwanya mubonye nk'uko ijambo ry'Imana ryadushishikarije ko tugomba kwita ku bana bacu, tukabatoza uburere bwiza, ijambo ry'Imana, indangagaciro z'itorero, mugomba no kubigisha kuririmba ziriya ndirimbo. Yesu ashimwe. Harimo abantu benshi batakizibuka, haciyemo imyaka myinshi, harimo n'abatazizi. Ubu guhera uyu munsi nurangira, cyo turi buze gukurikizaho, turaza gushaka abantu bazizi neza, dushake n'abaririmbyi bazisobanutse, dushake n'abacuranzi bazirikodinge amajwi n'amashusho, babishyire kuri YouTube channel yacu, ku buryo umuntu uri Nyaruguru utazi indirimbo runaka ashobora kuyisangaho akayiga, yarangiza akayigisha abana be. Ibyo rero twizera yuko Imana izadushoboza bikagerwaho. Byose tuzabigeraho dufatanije. Turashima Imana yuko imfashanyigisho zose kuva kuri paruwasi kugera ku mudugudu cyangwa ku ishuri bazabona ibi bitabo. Igitabo cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Tuzahugura abarimu bose
ba Sunday School mu gihugu hose. Turashima Imana ku bwa CPR mu bufatanye bwiza dufitanye kandi nzi ko bazadufasha. Turashima Imana ku bw'umuryango w'ababatisa mu rwego rwa Afurika, batwemereye yuko umwaka utaha nabo bazaza kuduhugurira abari mu bishuri ry'icyumweru. Mwabonye ko bafite impano zitandukanye kandi nziza. Aba bana nibo torero ryacu ry'ejo hazaza. Hari abongereza bajya bavuga ngo all the fruits of tomorrow are in the seeds of today. Bishatse kuvuga ngo tubihuje n'ibi ngibi turimo, itorero ry'ejo rya Yeberi ntabwo ari twe tuzaba turigize, ni aba bana bicaye hariya, ni aba bayoboye uyu munsi, ni abazavuka ejo cyangwa ejo bundi. Tutabaye maso rero ngo tutangire kubakurikirana, ntabwo twaba turi kurera itorero rizahoraho, twaba turi kurera itorero rizagira igihe rikarangira, ariko itorero ni irya Kristo kandi abana bacu nitubatoza neza bazakora n'ibyo twe tutakoze. Imana rero ikomeze kubashyigikira. Abarezi muhari babana, ubwitange bwanyu mukomeze mwitange mudufashe. Twifuza yuko mwakomeza mukitanga nk'uko n'ubundi mwitangaga ndetse mukarushaho kugira ngo icyerekezo cy'itorero dufite ku bana kibashe kugerwaho. Yesu ashimwe. Kandi tugakomeza kubasengera ndetse no gusaba Imana kugira ngo ikomeze kutwongerera umubare w'abafatanyabikorwa barushaho kudufasha kugera ku cyifuzo cyiza cy'abana. Mu byo twifuza natwe nk'itorero, ubwo iki kirangiye mu myaka tutazi, twifuza ko hazabaho umunsi umwe itorero ryacu rya Yeberi ryazagira Center of Excellence y'abana, aho dushobora kuzashyiramo imfashanyigisho zitandukanye, amateka y'abantu babayeho muri Bibiliya ikaba nka mize ya Yeberi ariko irimo inyigisho z'abana, aho umwana ashobora kuza avuye mu majyepfo mu karere runaka akajyayo agakorerayo urugendo shuri, agahabwa ubumenyi ndetse n'inyigisho bitandukanye by'itorero ryacu. Ibyo rero twizera ko Imana izadushoboza tukabigeraho.